niboneye urukundo rumukiza, uro rukundo rungeraho ndi, afite izina rizuwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu, nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Jeni imbere yawe ndi umwana muto, icyo ngwiriye n'ugufashwa rwose, mu bintu byose mu kubaho kwanjye, mu gihe ngeragezwa muri isi. Iboneye urukundo rumukiza, uro rukundo rungeraho ndi, niboneye urukundo rumukiza, rurandokora rungumisha hafi, Yesu Kristo, uwo niwe nkunda. Komeza mwami singende jenyine, umbe hafi mu rugendo rwanje, iyo ngusabye Yesu kuji wanje, uboma nshaka ko wamara ubwoba, je munyabyaha umfata unkomeze, kuko nshidikanya sinkora ibyiza, sinkikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo nzikoresha. Ubu nsaba imbabazi, unyereke inzira nziza, nje ndakuwe mu mwijima, ndakomejwe n'ubuntu bwawe, niboneye urukundo rumukiza, uro rukundo rungeraho ndi, niboneye urukundo rumukiza, rurandokora rungumisha hafi, Yesu Kristo, uwo niwe nkunda. Niboneye urukundo rumukiza, ari we wanshunguje amaraso ye, ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu bisi bose, ageza watanga ubugingo bwe.